hejuru iriya avuga ati si ni wowe ikeneye sibyo yego siragukeneye rwose kugira ngo uyizanire amahoro yego kandi koko aba yicishije bugufi ceceke yicecekeye bamukora mu matwi gake gake avuga ati ariko njye ndaje mu minsi mike ubwo muzabona ko mwatoraguye ingwe muyita intama sibyo yego uyu munsi rero reka mbabwire ukuntu twiganirira gake gake wa mugani wabaho ngo ni gake gake ariko abantu tubabwire yuko ibyo turebesha amaso sibyo hari izindi mbibi nyuma yaho wagize uti hari abazanye Eh. n'ibintu bibiri rega nazirikanye yego wagize uti hari abazanye hari n'abateye yego urumva uragira uti ikinyoma ni ibiryo by'abakomeye mu yandi magambo ikinyoma sibyo nicyo cyateye kizanira abakomeye kugishyira mu bikorwa kugira ngo bari ushatse kuvuga ko ubu bamwe bari kurira ku kinyoma bakaza no gukura kwefasa ayiwe data we sibyo ayiwe data we ubwo mu yandi magambo ni igitezefu tezefu ngabo umwe aricara aravuga ati ariko mudusobanurire ukuntu muva hano mwiraburaga mu gutahuka mukagaruka muri abazungu hagati ubwo rero vuga uvuye aho yego ibyo bintu nibyo tudashaka tene ndakuke kujya ubivuga cyoko batabivugaho babireba gusa. babireba bakabitega ibyo bintu byo kwivugishwa ngo urareba ntuvuga sibyo yego n'uyu munsi niho urugamba rukigize gute rugisibaniye ariko abantu ntibajya buza impamvu marayika w'imana yavuze ati hungira ku misozi we yahungira muri afurika muri ntabwo rega buriya kera bagitaga afurika cyitwaga egiputa cyangwa iti ndagusoje kandi nkuhaye ikaze gubwa neza mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe niba urwaye Imana igukize niba ufite amakuba akomeye umwami wacu Yesu Kristo akorohereze akubere ingabo igukingira natwe turaho tugarutse kuganira namwe kugira ngo turusheho gukomezanya muri uru rugendo rujya mu ijuru kandi nta gushidikanya tuzagerayo amahoro wagize neza gukora subscribe kwibahiriza TV no kuri Prince Robert Rwanda Imana iguhe umugisha tugiye kuganira n'umwana w'Imana witwa umuhungu w'Imana n'abanyarwanda hari umuntu wanyandikiye ariko uwo muhungu yajya atubwira izina rye ngo yitwa umuhungu w'Imana n'abanyarwanda twajya atubwira izina rye kandi ubwo ndatekereza ko tuba twabivuze ko ari Prince Robert ariko sinzi uburyo yashatse kumwibwira asanga ndikire mwibwire atace mu gikari akwandikire akubwira imyirondoro akeneye uyimuhe yego ibyo ngibyo ubwo wenda nawe ndamutumikiye dore ndabimubwiye kandi byansubije urabyumvisha ubwo ni wowe wasubije umeze neza amahoro mwami Yesu arakurinze cyane izamuka ry'ibiciro ku isoko wowe nta ngaruka ryari ryakugeraho reka kuba tuvuga ko turi mu bwami bw'Imana ntabwo ari igisobanuro cy'uko ibigera ku bandi natwe bitugeraho yego inzara itugeraho sibyo yego ubukene butugeraho ariko icyo turusha abandi ni uko twe tubitse ibyasezeranijwe yego dutegereje umwami Yesu kuko yaduhaye n'amakuru yabyo mbere y'uko biba yego avuga ati ibyo ntibizabura kugira gute kubaho kandi amakuru dufite habanye n'ay'abandi bafite none abantu bagize icyizere ngo hari imishyikirano iri kuba hagati y'impamvu yateraga iri zamuka ry'ibiciro none se hari ubwo bafite amakuru y'abateje ibibazo ko bigeze baterana ko hateranye abazanye ibibazo guteza no kuzana ni ibintu bibiri bitandukanye uraza kubitubwira reka tubanze dusenge ndumva utangiye kwinjira ahandi hantu yego reka ngufashe gusenga ubitubwire neza kandi tubiganireho mu izina rya Yesu turagushimiye ko ugize neza ukaduha uyu mwanya ukuboko kwe kwiza ni kubane natwe kandi ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo kingura ibitekerezo byacu ndetse n'abatwumva kugira ngo tuganire ibyunguka urakoze kuri Imana idushyigikiye muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen
uragize uti gutera ibibazo no kubizana ni ikindi. Yego. Ushatse kuvuga iki? urumva nk'ibi bibazo isi irimo byazanywe na Netanyahu na Trump uri kumva na Khamenei, Yego. sibyo? ariko si bo babiteye. Atababo babiteye. none rero niba bahuye ngo baganire, umuntu uzanye ikintu n'ugiteza baba batandukanye. ziriya ni intumwa. Intumwa za sibyo sibyo? Yego. Bazihaye ubutumwa zirabuzana. abantu rero kuziringira ngo ziraza ngo kugira icyo zihindura, ntacyo zihindura. nakubwiye ko intambara Yego. aho ziva zikagera, ibi nituvuga intambara abantu benshi ntibakajya babona iz'amasasu gusa. nabahaye urugero rw'intambara zigera muri 5. intambara z'ibimera z'ibyaremwe, sibyo? Bigira intambara nazo zikomeye. Zisanzwe nk'uko niba zaritoreraga bikaba biri aho ngaho zikaba ziterwa inshinge zikerera ngo ni ukwera. ngo inkoko zanjye ngo nizera ngo zakuzaniraho roba. ariko bazisigaye bazihinga mu murima. ngo nzeza ngo mu minsi 45 ngo ndaba nzejeje. Si nk'ibihumyo se nyine, ubwo ni ukwera. turi kugendana. Yego. hakaba intambara z'iki z'amasasu, hakaba intambara za online. uzasanga abantu nk'uko hano nko kuri YouTube, kuri Instagram, abantu bafite intambara. noneho wakora ubushakashatsi bw'izo ntambara ugasanga ntabwo ari ikibazo cy'abo bantu bari kurwana. abazanye n'abateye ni ibintu bibiri bitandukanye. umuntu bamuteye azana intambara kuri social media, aza gushaka amadolari, bavuga ati we nujya gutukana na kanaka aha ni idolari turarimenera. urumva uwazanye intambara n'uwateje intambara, sibyo? ni abantu babiri bagize gute batandukanye. se koko tuvugishije ukuri, buriya wenda ku kantu komojeho k'idolari, idolari riri kuri YouTube niyo ntandaro ya mpangara nkuhangare turi kubona. Yesu we, uzi wabikuraho aka kanya akabukuraho monetization, shaba barwana ni wakongera no kubabona. narakubwiye ngo Yesu naza, kimwe mu bintu nahishuriwe, njya byishuriwe ntago abandi babishinzwe, kimwe mu bintu ashobora kuzakuraho kugira ngo isigira amahoro n'ifaranga ririmo. Reka da. izi ntambara z'isengero ugira ngo ziterwa n'iki? mu nsengero ho ndabyemera ndanabihamya. ariko hano kuri YouTube ho nkurikije uburyo abantu imitsi iba yareze, ariko ibaze umuntu ugera ku rwego ashobora gufata ifoto ya kanaka ngo Israel mbonye yapfuye, ngo yapfuye ngo yishwe n'impanuka. ni ikibazo gikomeye. wagira ngo uwo muntu hari ikibazo bafitanye na Israel mbonye, ahubwo ikibazo afite ko ari ikibazo cy'inda. waba yashobewe tu ari gushakisha aho ryava. rero kukumva ngo twebwe rero abizera tumenya amakuru y'abateza kurusha abazana. nta ikibazo kiba kiri twiyo dutanga amakuru y'abateza. uri kumva? abantu bo bagahanga amaso y'abazana, batwita abasazi kuko badafite amakuru y'abateza intambara. kandi umufilozofe w'umunyarwanda aravuze ngo aho kwica gatera ujye ubanza wica ikibimutera. nk'ubu reka ntanga amakuru, sibyo? ntabwo ngiye ndi guhanura na information ngiye gutanga. abantu benshi bo muri iyi si, cyane cyane bino bihugu uri kumva byagashaka buhake, sibyo? ari ibitwara n'ibitwarwa. abasirikare benshi b'ibihugu runaka bigiye bitandukanye, muri Amerika, hano muri Afurika, ni Burayi no muri Aziya, abenshi mwabonaga intambara irwanwa, sibyo? irwanirwa ku mazi no mu ntuza no mu kirere, igiye kurwanirwa ku butaka, kandi hazapfa icyo bita abantu. umwana w'umuntu ku cyo bita gutikira. cyane cyane hari abantu bagiye muri Amerika bishimye banezerewe, muzabibona vuba. ntabwo mbabwiye ko ndi guhanura, ndababwiye information ndi gutanga. mu minsi mike abana banyu barajyanwa mu gisirikare ku ngufu no ku bushake, ku neza cyangwa ku nabi. uzi ubwenge mbega yagenda hakiri kare ku neza. cyokoza amakuru mbaha yandi akurikiraho nuko abantu batazajyanamo. ubwo Satani abashaka ibitambo bizima ni abantu bashaka kuba barivujije ikibazo cyo mu mutwe
abantu bashobora kuba bafite abana banyweye ibiyobyabwenge, aho ngaho barashyikiriwe, uri kumva, barabafite n'ubundi ntabakeneye, azajya azakoremo arashaka bize, uri kumva, bari norumari, bari hagati y'imyaka 18 na 35. Ayo ni amakuru mbahaye, kandi si no muri Amerika honyine. Yes, ejo nabonye umuvandimwe hano hejuru cyane ngo yagiyeyo gusura Netanyahu, uri kumva sibyo, hagati nabohereza, ariko sinabura nk'ibihumbi 10 bohereza, ikabafasha ku rugamba by'urubyiruko w'icyo gihugu. Sibyo, turirede kubirekura, nabibohereza rwose, kajya mu butayu, Irani igashyiramo hejuru cyane, Satani n'amajaga n'abadayimoni be bakinywera amaraso bakavoma, ariko dutabara abantu. sibyo. Yego, buriya isi yacu yuzuye ikinyoma, ni nabyo biryo by'abakomeye. ikinyoma ni ibiryo by'abakomeye. niyo mpamvu umugabo umwe yaravuze ngo kwizera Trump ngo ushingiye ku byo avuga ni uguta umutwe. Birahinduka. Kumwizera ushingiye ku byo avuga ni uguta umutwe. Ubwo bashatse bajya kukuvuza, kuko nawe ntabwo uba wikwije neza mu y'Abarundi. ariko si we wenyine. uyu munsi njya nkunda kuburira aba YouTube bagenzi banjye n'abandi bantu, urabona zino social media zacu ziba zifite icyitwa guideline, amahame atwara. buriya bagira ihame rirengera aba bantu baba muri Israel kuri YouTube se. ntabwo bari babizi. Iryo ryo nanjye ntabwo bari abantu kubavuga yuko atari Abisiraheli nyakuri. urebye nabi, manura tamuzitabi, cyangwa se wanareba nabi, usibye no kukumanura bakaza no kukura kwefasa. ayiwe data we, sibyo? ayiwe data we. Ubwo mu yandi magambo ni igitezefu. Tezefu ngabo umwe aricaye aravuga ati ariko mudusobanurira ukuntu muva hano mwiraburaga mu gutahuka mukagaruka muri abazungu. hagati ubwo rero vuga uvuye aho, Yego, ibintu nibyo tudashaka. tene ndakuke kujya ubivuga cyoko batabivugaho babireba bakabiteka. ibyo bintu byo kwivugishwa ngo urareba nuvuga, sibyo? Yego, n'uyu munsi niho urugamba rukigize gute, rugisibaniye. ariko abantu ntibajya buza impamvu marayika w'Imana yavuze ati hungira ku misozi. oya, hungira muri Afurika. ntabwo rega buriya kera bagitaga Afurika, cyitwaga Egiputa cyangwa Etiyopiya. abantu benshi bajya bibaza ukuntu umuzungu yaje kwihisha mu birabura n'ubundi bari kuza kugira gute. Se wa mugani. Yego, twikomereze. Yego, isi yacu ni icyo ngicyo. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Yesu yaje mube abe ntibamwemera. n'uyu munsi banze kumwemera. yego, yigeze kubabwira ijambo rikomeye, arababwira ngo bamubaje ngo duhe ikindi kimenyetso cyerekana ko wavuye ku Mana. ati ntacyo muzabona, ati ntacyo mwabona kereka icyayona, icyayona ni iminsi 3 mu rufi. sibyo? hanyuma rero ubwo nyine urufi rukakuruka itarushishi, muzarebere kuri icyo. byasobanuraga iki se ko bamwanze bakanga kumwemera? 3 niyo yimaze mu mva cyane. imbuzi yari imuzanye avuga ati umuntu uzanyemera akanyatuza akanwa kanjye azakizwa. sibyo? cyane. ariko bene wabo nibo bamwiyangiye. ubu ngubu hari umuntu ejo bundi wanutse aransizora
ariko sinamubuza kuntuka kuko ni uburenganzira bwabo, sibyo? Yego. Ariko ntimukarenga imbibi ngo murengere, sibyo? Yego. Ndamugani rero ari igihe isi yacu mutamenya ko yubakiye ku kinyoma, umuntu yakivuga ahubwo mwe mukagira ngo nk'ubu AI ejo bundi yaravuze, aravuga ati umuntu uzongera kuvuga Yesu mu kanwa ke tuzamufunga, iryo tegeko riri i Yerusalemu. Mu Bayuda muri babandi dusengera ngo Mana tabara Isiraheli mu izina rya Yesu. Aburahamu yaravuze ngo umuntu uzabasabira umugisha ngo azawuhabwa. Hey president. Yaravuze ati minisita ati oya, umuntu uzongera kwigisha Yesu hano mwaka izaba 2 uzajya yigisha noneho umuntu uri hasi y'imyaka 18. Arongera aragira ati ariko iyi si bizi gukora komparezo, hari umuntu wabaye umwampereri muri bihugu by'Abashinwa na Yesu bagakompara aramuruta. Yego. Ariko abari batwita ubwoko bw'Imana udakunda Yesu uvuga bakagufunga. Yego. N'ababirabura bavuze ngo baratekera za Nyabingi n'ibiki, kumuvuga biremewe, ariko bo noneho kuvuga iryo zina wapi ntibyeme. Iryo tegeko perezida yararyivugiye neza arishyizeho. Ariko koko Antikristo bwati mwisakuza izana ibintu ubwenge bwinshi, turi bene Aburahamu twese. Kandi bajya kutimbagurana barwana ngo bamwe ni ibyihebe, ariko bubatse inzu. Ubwo ni kugenda kiramo itoroshi gake gake babwira ukuntu isi yawe bubatse inzu Abudabi. Avuga ati iyi nzu ni uwa batatu, hari aba gakondo, hari abo muri Yudaya, hari abakirisitu, hari abayisilamu. Hano rwose iyi nzu ni iyacu twese. Ese duhuriyeho, dufiteho imigabane. Sogokuru wacu ku ruhande rwese kuko wacu yavuze ko tugomba kuba hamwe. Nubwo batwise amazina atandukanye tukemera tukaba turi kujijisha, ariko ibyo bintu byo kujijisha turanabirambiwe. Ejo bundi narumvishije amakuru bavuga wa muhungu wacu hejuru iriya, avuga ati si ni wowe ikeneye, sibyo? Yego. Siragukeneye kugira ngo uyizanire amahoro. Yego. Kandi koko abayicishije bugufi yicecekeye bamukora mu matwi gake gake. Avuga ati ariko nge ndaje mu minsi mike ubwo muzabona ko mwatoraguye ingwe muyita intama. Sibyo? Yego. Uyu munsi rero reka mbabwire, barukuru twiganirira gake gake, wa mugani wabaho ngo ni gake gake, ariko abantu tubabwire yuko ibyo turebesha amaso, sibyo? Hari izindi mbibi nyuma yaho. Wagize uti hari abazanye n'ibintu bibiri rega nazirikanye. Yego. Wagize uti hari abazanye, hari n'abateye. Yego. Urumva? Uragira uti ikinyoma ni ibiryo by'abakomeye. Mu yandi magambo ikinyoma, sibyo, nicyo cyateye kizanira abakomeye kugishyira mu bikorwa kugira ngo bari. Shate kuvuga ko ubu bamwe bari kurira ku kinyoma. Ariko roba tubaye clear, ubu ni ikihe gihugu kiri kungukira muri iyi ntambara? Cya mbere Irani iri kubyungukiramo sana. Iran. Yego. Niba uyu munsi ku muhora wa Hormuz bashyizeho ati turafungura, ariko au kondisiyo yuko kontineri izajya inyura hano irajya igira umusoro itanga hafi mu madolari, sibyo? Ayo ubwo abarinjiye. Kandi nakubwiye ko ari vice versa. Ubutunzi n'amaraso biba bigomba gusimburana, ubugingo n'amaraso bigasimburana. Yego. Sibyo? Abakabiri bunguka. Uri kumva? Nabaharura inzira wa mugani wa Yohana nubwo bacibwa igihanga, uri kumva?
ni abaharura inzira yande antikristo. abo bari kugera ku ntego. ubu wabona bari gusoma n'akave bavuga ati ko Tel Aviv yarangije kuvaho cyangwa ntiravaho. se muri Iran ho ibyo bintu bageze i Lebanon. ubu bageze i Lebanon niho hari kugurumana. ko bitavaho vuba mufata ibisasu Bushinwa mwohereza Buhinde mufite uresitoke muyirariya mubahereza. ariko ndabyumvisha abo bari kunguka noneho nanjye ndabyemera. abandi bapfa abandi bungu. kandi ubwo abateje nabo bari kunguka kuko bari kubarimbukiraho batihani izabikurikiye. none se twavuye muri covid bati twakubise ishinge birakemutse, tugitambika bati Ukraine n'Uburusiya ati amahoro arahenze, bigisoza bati Kongo na M23 turabigenza gute mu gihe ngo biri gushakirwa amahoro ngaho Iran na Israel bitejemo ati muvane. uziko ndi kubona Satani afite inyota myinshi y'amaraso. ntabwo isi ishobora kubaho nta ntambara ziri kuba. ahubwo agomba kuba agenda azongera umunsi ku munsi. wa mugani tujye tumenya ko amakuru cyangwa se amateka agira verisiyo ebyiri, agira impande ebyiri. ibyo turi no kubona bisohoka mu binyamakuru bitandukanye n'ibiri kuri tere. kereka abantu bariyo wenda nibo bazi ukuri, nabwo bazi ukuri kw'ibyo bari kureba. kuko niba ari intambara ifite uruhererekane gutyo, tumenye yuko n'ibiri kubera hamwe abandi batari kubireba, ariko hari abantu bari kuzikontorora, bari kubabwira ati hasigaye iki, dushigaje iki, dushigaje iki. bari kujya mu mishyikirano, mu gihe bakicaye mu mishyikirano ibyo bari gusinya batararangiza no kubisinya, bamwe bakaba bikuye muri ayo mahoro cyangwa muri ako gahenge bagatangira kugenda. rega none se basenye views tugira hano kuri YouTube ni zingahe? tujya turenza 10,000. reka uheruka kugira 10,000 byakurege ryari? gusa ibyo biheruka ryari? siko nari maze ubwo navuga ni amezi menshi cyane, nta nubwo nyibuka. ntanageza n'5,000. kandi n'ubu sibye ikiganiro kimwe cyagize 7,000 nabwo kubera abantu bizahariye muri iyi minsi imyuka mibi yabajengereje. ni urugero nyine nari ndi kuguha. none se ubu ikiganiro nkora nanjye sindenza abo ngabo, sibyo? urugero nguhaye ntashyizeho Solange ntibyarebwa. abantu barashaka Solange, sibyo? ariko wasiba, sibyo? urumva bari bavuze akantu keza ngo abantu bari kureba ibijyanye n'aho amaso yabo agarukira. ariko natanze urugero rwiza navuga ngo hari ishyanga, hari abantu b'Imana bafite information, bafite amakuru aturuka i Siyoni, adaturuka muri BBC, sibyo? abo rero nibo waha amakuru bakayumva kuruta abangaba bategereje amakuru ava hehe, TV5 Monde n'izindi. aba hari uwasize ababwira ati nubwo ngiye ariko nzagaruka. kabiri, byari bikwiye ko ngenda nubwo aho mbasize hatari amahoro, ariko mbahaye amahoro yanjye. ndi umugabo wo kubihamya ngo marayika w'Imana ngo yaraje aricara avuga ati bagabo b'i Yerusalemu, niki kibababaje uyu mubonye agiye ko ariko azagaruka. kandi uwo naza ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa uwo niwe wenyine uzaza akamaraho byose. kuriho amakuba, kuriho intambara, kuriho urupfu, kuriho ibyago. ariko ataraza ubwo birakomeje. gahunda mbakuriragaho kunuza batutubwira ikimenyetso, hazabaho intambara nyinshi, hazabaho ibishyitsi hirya no hino, ishyanga ritera irindi shyanga, inzara izaba nyinshi. si yabibabwiye? ntibisimburanwa umunsi ku munsi, uko mbabwiye kimwe kibaye ikindi kiza. ntiyari yarabibabwiye havuga ati ariko muzararame. haleluya. murebeye
kuramuka k'umwana w'umuntu kuzaba kugize gute kwegereje. ubu rero gahunda igezweho, gahunda rero mwumva amakuru mbahe foromasiyo icyo bita niyonsi. reka buriya Imana idushyira muri generasiyo ikadushyira mu bihe izi n'umumaro tuzagira gute tuzamara. niyo mpamvu ngiye muri iki gihe ngenda umunyamakuru kugira ngo mbahe iki amakuru y'umurwa y'Isiyoni. sibyo? ntago tuzi umunsi n'igihe. hanze mbwira abantu batazaba desi, sibyo? ntago tuzi umunsi n'igihe cyazazira. ejo tutazabwira abantu ngo azaza 2027 ntaze ugasanga tugiranye n'abantu ikibazo, sibyo? nta munsi n'umwe tuzi igihe azazira. icyakora ibimenyetso byose byerekana kuza kwe byamaze guhishurwa, yaba ibyo we yivugiye, yaba iby'abandi hanuzi bavuze. Pawulo yarabikusanyije 19 narabibaza, aravuga ati dore ibi bimenyetso nimubibona. narabyesimye nkora ubushakashatsi hano mu Rwanda, sangana kimwe kitadusohoyeho. abantu ntago bikunda, none se ntibakunda impiya rwego rwo hejuru ku buryo bamera bagatanga n'abana babo n'abagore babo, ntibagambanira na se, nibyo kurya, ntibabeshyira na se, ni agakino, ntibirarira se, ni ubuzima, ntibikakaza se, nibyo babamo. sigura nshaka iyi ngo mbwira ikitarasohora muri 19 intambara se ikise icyo nanjye kitarasohora ntacyo nzi. iki ntacyo nzi, iki ntacyo nzi. ubwo nyine gahunda n'uwanyu abasioniste birwababeshya ngo urusengero rw'i Yerusalemu nimwe muzarwubaka se, ngo bazanye ko ruzaramirizwamo itoro ryataye, ngo nyine bazanye ibikoresho ngo bategereje harya ubuzanka za 2024 zapfuye mwavugaga. hari inka y'ibihogo sinzi ziracyari ubwo zirabitse wenda zirafunitse, babona barazifunitse ntawamenya. Bibiri ivuga iki? iravuga ngo mwene rya shyanga iryo ryiboneze nk'uko waboneye, rimere nk'uko abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa, ngo umukwe atinze bose barasinzira. ariko Bibiri ivuze gusinzira ivuga iki? kuva mu mwuka. ba Pawulo Imana yashimye kubihorera, bajyaga bikakaza bakigira abadani, natwe abantu bazaba bakiri kuri kumva. hagati ndemera musinzire, ariko ntago muzi igihe nzagarukira gutwara itorero ryanjye kabisa. gusa ariko igihe cyacu cyo biri kumya kurusha kutwegera sha ni ukwiyeza, kwitunganya isaha n'isaha. ese Roba, wenda turi kugana ku musozo w'ikiganiro. iyo ukurikije ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ugakurikiza nyine uburyo ibyahanuwe biba biri kugenda bisohora nk'uko uri kuvuga uti nta na kimwe ngewe mbona gisigaye, ubona koko itorero ry'iki gihe cyangwa se abantu b'iki gihe bavuga ko bategereje Yesu, ubona bari maso koko, hari ububyutse, hari reveye igaragaza yuko koko bamutegereje isaha n'isaha ko yagaruka cyane. ndabona uhise ukonja kuko igisubizo umva gushaka atari cyo ngo yambwira impamvu ubwiye ko biboneje mwenda abo ngabo abategereje umukiza. kuko uyu munsi hari abantu bategereje ati Kristo nabo bari kwirimbisha, wabonye ko insengero zisigaye zidekoye, ibintu byose bimeze neza, amabendera ye, ibimenyetso bye bamaze kudekora ahantu, basigaye bazi no kuririmba indirimbo zimuhimbaza zitandukanye na ya miririmbire twari tuzi. hajemo indi modeli, donc installation yo yararangiye. abitegura antikristo rwose nabo ubona ko barimbanije, installation igeze kure. ariko n'abakurikira umwami Yesu nkubwire bagenda buzura, bagenda bagwiza imbaraga z'umutima, bameze neza, uri kumva
mu buryo ubwo ari bwo bwose. bamaze kumera nk'indege igiye gufata ikirere. Yes. uko niko ubibona. Yego. Imana ishimwe cyane. Kandi ububyutse muri abo bombi buri kuyagara. Hari abategereje ati Kristo ububyutse burayagaye, ari n'abategereje umucunguzi nabo burayagaye. Reka dusoze gutya. Tubwire abantu ushobora kuba ukijijwe rwose nta byaha ukora, uwo mukiza wawe Kristo umwizeye, ariko twibukiranye ko abakijijwe bose ntabwo ariko Yesu naza agahagarara ku bicu azababwira ngo muze, ahubwo azahamagara abiteguye neza bumva amakuru ya buri munsi. Kandi turimo turasoza, ibyo bintu uzabibwirwa n'iki ko uzazamukana na Yesu? Nuko buri gihe nk'uko wabivuze uba ufite amakuru ya buri munsi ari update. Uba wumva wararambiwe isi, uba uri kumva hari ibindi byiyumviro ufite, hari ayandi maso ari guhumuka ari kureba ibyo abandi batareba, ibyo abandi bitayeho atari byo witayeho, ahubwo witaye ku by'iwanyu. Bibiliya iravuga ngo muhoze amaso mu ijuru aho ubutunzi bwanyu buri, kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho ahoza amaso. Umukristo uyu munsi ubabajwe no kujya Dubai, akaba ababajwe no kugura inzu nyinshi, no kugura amamodoka y'amahiburide ari kwaguka, nubwo nta byaha akora, uwo muntu akaba yibereye mu isi aryoye avuga ati muri 2025 nzaba ndi gukora ibi ngibi, nzaba ngeze aha ngaha, nzaba ngeze gutya. Uwo nguwo rwose 2025 koko azaba ahari, ariko ntabwo azaba ari kumwe na Kristo, azaba ari kumwe na Antikristo. Yesu ari kumurwanira uru rugamba, ari kurwanana nande? Ari kurwana na Antikristo. Ariko itorero abafite amakuru babandi nyine barangije kwiboneza, bari maso, banze no gusinzira, bakavuga ati oya ntabwo dusinzira taraza, ntabwo turya taraza, ntabwo dusinzira, ntabwo turyama taraza, ashobora kuza ku manywa cyangwa nijoro, yavuga tubwiye ko duhora twiteguye nta bindi bintu turimo. Bamubwiye ati oya tumanze tujye kuri Genesis Comedy tureba akantu gaturuhure mu mutwe, akavuga ati oya tansanga hariya. Urumva ese warete tukajya ku mucanga, nta mwanya mfite ndi kwitegura, ataza ntahari, ataza ndi kwivuruguta mu micanga. Tugeze muri oya nge nditeguye umukwe. Abo ngabo bo ntibazaba bagize gute bakiri hano. Hanyuma za nyigisho z'abasioniste n'abafuramaso banyu bababwira ngo Yesu naza azatwara abizeye bose, n'abarutayisire bababwira ati se nimba itorero rizaba ryarazamutse abo bera bazahangana na Antikristo ni bande? Abo bo ntabwo turi kumwe nabo. Amakuru dufite ni ay'abera, ni abageni, ni abakobwa b'abanyabwenge bazazamukana bazinjirana n'umukwe, nabo babandi bazahanjura amavuta nyuma, bazemezwa nuko umukwe yaje, nuko amaze kwinjirana n'abiteguye, bazasanga urugi rwakinzwe, bakasanga urugi rwakinzwe, bagategereza guhangana n'imbeho n'amabandi yo hanze. Yesu yaravuze ngo undi mungeri navuga hari izizamwumva zange kumukurikira, cyane ko zizaba zarangije kubona ko uwo mungeri hari izo yaje ziteguye, bagahita binjirana. Abo bantu rero turababwira ngo nabo ntitubatemeyeho itaka, urwo rugamba rwabo niba rwitegure neza, ariko niba bashaka ko tujyana baze tujyane, kuko ibice ni bibiri. Hari abazazamukana na Kristo, hari n'abazahangana nande na Antikristo. Rero umuntu ni wewe kwihitiramo aho akwiriye kuba aherereye. Amakuru abo bantu bafite baratandukanye, imyiteguro bari gukora iratandukanye. Umukiza Yesu abane natwe. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Duhure mu bindi biganiro. Amen. Ni benshi n'abateganywa kujyanwayo nk'uko nabivuze mbere, nabo ni benshi. None se kuvuza uti abari kubarimbukiraho ni benshi, ushatse kuvuga ko iriya ntambara yaba abo bateje wahoze uvuga ari Satani, ko ari we waje kwica, kwiba no kurimbura? Yego, Satani
iyo umuntu umubajije ati kuki wishe umuntu akubwira ko ari nde wamushutse ni satani. wamubaza ati tumutwereke ati habe. ariko satani asigaye afite komite ku isi. Afite abo bita abashyirabikorwa, abagenabikorwa. komite ye rero ni imbaraga ziri inyuma y'amarido. Yego. umuntu wese adashobora byitwa deep state, kurwanya ku buryo zisunika perezida ibyo agomba kuyobora igihugu cye. Yego. buriya na Trump ushobora kumubaza ati kuki uri kurwana, akavuga ati ndi kwicungura, ndi kugira ngo ndi kuko bwacya kabiri. wa Irani bati kuki uri kwanga imishyikirano, ariko wowe uzi aho biva. wowe bimeze gute? kubera iki muri iki gihe usigaye ubona abantu bose basigaye bafite indi mbaraga ibarusha gukomera, ibari inyuma ituma bakora ibyo bakora. ntizigira ngo tureke na nuza n'iyo hejuru, sibyo? buriya niba ujya iwanyu ku rusengero, aba bapasiteri banyu ibintu bakora mu rusengero ubona ari bo babyikoresha. nta kuntu pasiteri yakora ibyo yikoresha kandi na perezida uyoboye igihugu bwe agera ubwo nawe akora ibyo atikoresha mu gihugu cye. abereye perezida ayobora abaturage be, ariko rimwe na rimwe ugasanga gukora iki ibyo atikoresha. ubwo rero kumanuka kugeza ku muturage wa pasiteri wo hasi, cyane cyane wenda nka hano iwacu, kugira ngo ugumane ubuzima gatozi ugomba kuba uririmba sinyikoreye byajyaga binezeza. nabonye rero ugomba kuba usigaye ukora ibyo utikoreye. epfiriya mu baturanyi bacu ngo ubu nibo bayoboye Afurika, navuga i Burundi, sibyo? noneho mbona bagenzi be bari kumubwira ati ariko ubundi wavuyeho ko ntabyo ushoboye, sibyo? wavuyeho kubera iki? nyine nta bushobozi afite bwo gukora ibyo atikoresha. hari aho baramubwira ati korera umusaraba, akabangatura igiti n'umugore akikorera akagera ateka ubundi nk'uyu nguyu sasa nk'uyu ubundi ni bwoko ki ko turi kureba atagiye gukora ibyo yikoresha. ariko iyo barebye yashyizeho uriya musaraba, ati ntushaka gukora ibyo ubonye buri ntabyo uzi, ntuzi iyo biva ntuzi iyo bijyoye ntabwo dukanda. uri kubona uri nk'umuntu wenda w'umusirikare, uri generali ufite amayesikoti aguhagaze iruhande, igiti nka kiriya ngo urumva waruje watatse umuntu watatse n'indwanyi, akabona uzanye igiti n'inkweto zacitse, akabona uraje bagupfutse umubiri wose, arabate n'ubundi wari nyagupfa, nta mpamvu yo guhangana nawe, reka nkureke na mukanya ushobora kwipfusha niriwe nkurasa isasu ryanjye. rero uyu munsi iyo tuganira gutya ni ukugira ngo noneho tugaruke kuri ba bakirisitu. nta nindi gutanga urugero kuri nk'ubu abantu bose bari bazi Isiraheli, ubwoko bw'Imana, bari kuyisengera kandi bari kumara bakuturanije. hari abantu bari kwigiriza bavuga ati Mana reba ibintu bakoretera viva abana bawe, ubwoko bwawe watoranyije ishyanga waronse, aho natwe dukomoka Isiraheli y'umwuka, kandi twari kuzaba muri Siyoni Yerusalemu, tuzabasabira umugisha ngagapfuka bakaberekezaho amaso. abo bantu bari rwose, sibyo? tuba tuganira gutya kugira ngo tubabwire ngo umuntu wese ahitamo umwuka umutwara, sibyo? hanyuma utawisemo aba rukurikira izindi cyangwa se agahitirwamo. ahitirwamo, sibyo? abati umwuka untwara ni uw'Imana, untwara ni uwa Satani. kuko nubura nubwo tuba twaganiye gake gake, ariko hagati hari intambara zirenga nk'esheshatu. hari geri biyologike, sibyo? ni ukuri kugira ngo Yesu azajye kugaruka, ibyaremwe bizaba byaratunaritswe, uri kumva hahandi. uzi ko kubaho muri iki gihe kubaho ari ikizamini gikomeye.
uzi ko hasigaye habaho guhera ku bana bakivuka kugeza ku bakuze, hasigaye habaho umuntu watsinze ikizamini cyo kubaho. Sinzi niba mujya mubibona. Uzi ko ibyaremwe byose ubu kubaho ari ibizamini, inyamaswa n'ibimera n'ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'abantu, donc ni examen. N'ikirere rega gifite ibibazo. Ni ukuri. Si iyo ni arme biologique, sibyo? Hakaba arme sociale. Abashinwa, sibyo, bafashe umwanzuro wo kwihorera ku bihugu by'uburengerazuba. Yego. Ubwo nyine n'abajyana nabyo tugomba kujyana n'uwo mujyi. Urabona nka TikTok, nkanyibona bene wacu babayiriho bayagaye, ejo nagiye bareba, ndagenda sikororinga ndeba ngo bari mu materaniro, bari gusambana, bari kugira ngo turi ko. Uruzi ko mu Bushinwa TikTok niyo bayiremye, idakora nk'uko inayikora no muri Amerika n'ahandi. Za YouTube, sibyo, n'izindi icyo bita social media. Ubu abantu benshi ubwonko bwabo bugiye kuzaturika. Uturikijwe n'iki? Na scrolling. Byanze gushira inyuma. Byanze gushira yago. Hari abasikororinga ngo bugake, ajya kumva ubunyoni buravuze. Ukumva buravuze. Byanze kugira gute? Byanze gushira yo byo kanyago. Kandi ubwo Umushinwa aba yaraye mu ruganda acura. Umva bugake imyenda, inkweto zasohotse, imbunda zo kuza kubarasa nimurangiza kugira stress, nimusaranye byose muri farumasi binini byo kuza kuvura stroke byamaze kuza. Yes. Iyo ni inama. No gukora amapingo yo kuza kwambika ibyo. Abarenze umupaka. Iyo ni iki? Ni intambara. Ni intambara. Yego. Hari intambara z'amasasu. Sibyo? Yego. Isi yose. Nakabyara akana kagahunga kishimiye, kuwa mbere ku cyumweru kaza kavuga ati ndagiye, ariko ngiye se muhu tarano ngiye genda kakubita 12 bitewe ni buri gihugu cyose kigira gihe kimara. Akazagaruka kuvuga ati mbona ngiye ndagiye. Wese ugavuye Bujumbura agiye Uvira, tugiye ati ngiye kurwanira igihugu muri rwego twaratewe, sibyo? Yego. Akazajya kumuzanira ugize amahirwe akamucira iryera, sibyo? Nuko iyo si intambara. ni nambihugu. Tujya tubona ukuntu muri Kongo batubwira ukuntu M23 ibatikiza, ibakubita, kabatsembe, kabarangira nabo kandi bayikubita, sibyo? Akenshi mbona iba yabakubise, uri kumva? Yego. Ntabwo ariho honyine, za Ukraine barusibana, muri Iran buri gusibana, sibyo? Abatagiyeyo gutyo, uri kumva? Mbona ku mbuga nkoranyambaga za Somalia, sibyo? Yego. No mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, inzara igira gute? Itigisimba imbaga. Yes. Ivuze iki? Buhuha. Hanyuma ubwo rusobe rwose, ubwo ndi kwinjira mu gusoza ikiganiro. Yego. Bibiliya ngo kure y'induru, y'izo nduru, kure y'abantu barasana, hari icyo bita ishyanga, icyo bita itsinda ry'abizera. Hari abantu Imana yaronse, abo bantu ari bo muza mwenyine mwihererane na Data wa twese. Yego. Bakubita indi diru ya danje. Buri cyambere ni amakuru. Aba bantu Bibiliya iravuga ngo barusha iki abandi. Hari akantu ka mbere bafite, mu gihe abandi bari gutegurizwa kuzakontororwa bashyirwamo ibimenyetso by'inyamaswa, aba ngaba bonyine Bibiliya iravuga ngo yabaciye imanzi mu biganza. Yego. Icyo ni icya mbere bamaze gucuzingwa, kugera ku rwego n'amarembo y'ikuzimu. Yego.
yazikuka atabashobora. yego aba ngaba ngo bumva ijwi ry'umucunguzi bamukurikira hajya hose. nibo bantu bazi kumenya gutandukanya abateza n'abazana. yego sibyo? kuko umuntu utari muri iri shyanga ryera, utari mu bantu Imana yaronse, abo bita umukumbi muto, ntiyamenya gutandukanya umuntu utera n'uzana. mu magambo make abantu basobanukirwe ko abantu bari kurwana intambara Yego. atari bo baziteje, yes, ahubwo bari gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'akandi gatsiko kari ahantu runaka, yes, kari kuri tekinike y'intambara, Yego. kandi nabo bakaba bari kubikora mu rwego rumeze nk'aho ari ukwikiza cyangwa kwirengera, kuko ubwo baroburije cyangwa bategetswe bahaswe kubikora, kandi ako gatsiko kagomba kugeza aho uko kabiteguye nyine niko bizaba. ariho wakomoje uvuga uti ndagira ngo mbabwire ko ayo mahoro muri kwibwira ngo bagiye gufungura imihora, ngo ntabwo ariko biramera. niba nayifungura mukabitekereza, hari indi strategy